Hello once again, nongeye kubaha ikaze ni DM Joseph kabisa kuri Iambic TV. Ni wa mwanya nanone tuba tugiye kongera kurebera hamwe literature cyangwa se bimwe mu bihangano by'abasizi mu bumvanganzo. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe umuvugo, ni kimwe mu bice by'ubugeni. Umuvugo tugiye kureba bita Teneege Love wanditswe na Mohamed Adere. Byaba byiza tuganira hamwe tukareba uyu muvugo uravuga iki, ese nyirizina uyu musizi yashakaga kugenurira kuki cyangwa se ngo adusigire iki. Ariko mbere na mbere wamaze ugakora subscribe, like ndetse na share, ibintu byacu ukazajya ubibonera ku murongo, byashimisha cyane. Reka dutangire twumve. Teneege Love ni urukundo rw'abakiri bato, urukundo rwa za 14 b'abana b'abakiri bato. Ujya wumva bavuga ngo abatini cyangwa se abamineri ni bamwe batuje imyaka 18 inkundo zabo. Ese kuko urumva inkundo zabo aricyo zaba zivuze? Reka turebere hamwe. Teneege Love by Mohamed Adere. Why should we be in love though till we will end? Ni ukubera iki twaba mu rukundo ariko ruzarangira. And we both know so why should we start? Kandi twembe tubizi, ese ni ukubera iki dutangira? Knowing that our feelings and time in vain spent, tubizi neza ko turi guta umwanya gusa. And we gain nothing but touching of the heart, tubizi neza ko nta kivamo ahubwo ari ukubabaza umutima. It is a matter of time till our parting, ni ikibazo kigiye gusa hanyuma ibyacu bikarangira. I think we should better not commence, ntekereza ko byaba byiza tudatangiye. A journey that has joyful starting, urugendo rufite umunezero mu ntangiriro cyangwa se urugendo ruryoshye mu ntangiriro, but shortly in sadness and tears ends, ariko rutangira gutyo rukaza kuba rurangira mu gahinda ndetse n'iki n'amarira. Stop using your heart and use your mind, tekera gukoresha umutima ahubwo ukoreshe ubwonko, tekera kuyobogwa n'amarangamutima uyobogwe n'iki n'ubwonko bwawe. For the heart sometimes be so close, kuko akenshi na kenshi umutima ntacyo witaho. Think of our urged love and you shall find, tekereza kuri urukundo rwacu uraza kusobanukirwa. That our exertions will be worthless, uku guhitamo kwacu kuzaba ari ntacyo kuvuze. Teenage love shall give us nothing but pain, urukundo rw'abakiri bato ntacyo ruduha ahubwo n'iki ni uburibwe gusa. And we may love each other but in vain, yego tugakundana pe ariko tugakundana muki, tugakundana mu mubabaro n'iki ndetse n'agahinda. Ibi rero byanditswe na Mohamed Adere, uyu ni umusizi agira ngo agire icyo asigira urubyiruko, agira icyo agumvisha ku bigendanye n'iki, ku bigendanye n'urukundo rw'abakiri bato. Rero byaba byiza urukundo rw'abakiri bato dusa nk'abaroretse. Umwanditsi aratubwira ko urukundo rw'abakiri bato rutangira ruryoshye ari rwiza, ariko usanga mu by'ukuri ntacyo rugezaho, usanga ari kwaguta umwanya. Yaba n'abana bari ku mashuri ugasanga barimo bangiza igihe cyabo. Yego, uyu rero yari Mohamed Adere, njyewe nkaba nari DM Joseph. Navuga nti keep in touch, ukomeze ubane natwe. Ku muntu ukora subscribe nababwira nti Dieu vous bénisse, kuko ni byiza cyane kudukurikirana kandi turabashimiye rwose. Murakoze.